Ndagusuje cyane kandi nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe hano kuri Bivugwe TV. Nawe niba utaradutera inkunga wadutera inkunga maze ugakanda ku ijambo subscribe, hanyuma rero ugakora no kunzogera. Nukurura budufashije cyane kandi wowe ugiye kubikora Imana ikumpera umugisha utagabanyije. Munyemerere tugaruke ku nkuru imaze iminsi iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, inkuru y'umushoferi witwa Mugwaneza Idrissa wari usanzwe atwara imodoka yo mu bwoko bwa hoho atwarira kompanyi y'Abashinwa ishinzwe gukora umuhanda. Aho iyi modoka yari iri mu kazi bisanzwe maze ikaza kubura feri, uyu mushoferi witwa Idrissa Mugwaneza akaza kurwana nayo kugira ngo ayituye ku mukinga, ariko bikaza kugorana. Nibwo byaje kurangira iyi modoka ibuze balance maze biza kurangira iguye mu mugezi wa Nyabarongo urayitembana, ndetse n'uyu musore wari uyitwaye umugezi wa Nyabarongo waramutembanye. Ibi bikimara kuba abaturage baturiye aho hafi barabibonye maze batabarira hafi, ako kanya bahita banahamagara inzego z'umutekano nazo ziza gutabara. Polisi ishinzwe umutekano wo mu mazi yari iri hafi aho ngaho niyo yahise iza gutabarira hafi, nubwo amakuru akomeza kuvuga yuko bakimara kuhagera n'ubundi babonye imvura yabaye nyinshi ndetse n'umugezi wa Nyabarongo wuzuye, bagerageza gutabara vuba na bwangu. Birangira ubutabazi polisi yakoze n'ubundi ntacyo bwatanze, kubera ko ari iyi modoka yaguye mu mugezi ntabwo yavuyemo, ari n'umushoferi wari uyitwaye nawe ntabwo yavuyemo kuri uwo munsi. Iyi nkuru y'incamugongo yabaye kandi imenyekana ku itariki 25 z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka 2026, ubwo iyi modoka yari iri kugenda mu muhanda bisanzwe maze ikaza kugira ikibazo cyo kubura feri. Imbere yayo hari izindi modoka zitwaye abagenzi, umushoferi akagerageza kurwana nayo kugira ngo ayitsinde ku mukingo, kuko yabonaga ko imbere hari izindi modoka zitwaye abantu benshi, maze akanga ko iyi modoka ya hoho yaza gukubita izi modoka zitwaye aba bantu, akagerageza kurwana nayo ayikubita ku mukingo biranga. Biza kurangira imodoka imanukiye mu mugezi wa Nyabarongo kandi imvura yari yaguye, umugezi wa Nyabarongo wuzuye maze umugezi wa Nyabarongo utembana iyi modoka uhita utembana n'uyu mushoferi wari uyitwaye. Iyi nkuru yakomeje gushengura imitima y'abaturage batari bake bageze iyi mpanuka yabereye. Mugwaneza Idrissa bivugwa ko ari umugabo w'abana babiri wari ufite umugore mu karere ka Rusizi, ariko akaba yari yaraje gushakira amaramuko mu karere ka Muhanga, aho yari amaze igihe kinini atwara imodoka yo mu bwoko bwa hoho atwara kompanyi y'Abashinwa ishinzwe gukora umuhanda. Iyi nkuru y'incamugongo ikimara kumenyekana byahise bigera ku muryango we mu karere ka Rusizi, maze nta byo gutinda bahise bambara nabo baza gutabara umuntu wabo wari umaze kugwa muri Nyabarongo. Nubwo byaje kurangira bafashe umunsi wose bari kuri Nyabarongo, ariko n'ubundi bikaza kurangira ubutabazi bari bajemo ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano wo mu mazi ntacyo n'ubundi byatanze, kuko n'ubundi bataje kubona umubiri wa nyakwigendera ngo bawushyingure mu cyubahiro. Umuryango wa Idrissa ukaba waraje kujya gucumbika mu karere ka Muhanga ku bufatanye n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga. Bukeye bwaho ubutabazi bwaje gukomeza ku itariki 26 z'uku kwezi. Umuryango wa Idrissa ndetse n'ubufatanye na polisi bose baje kugaruka kuri uyu mugezi wa Nyabarongo aho iyi modoka yaba yaramanukiye, kugira ngo bakomeze kutabara barebe ko bavanamwe umubiri wa nyakwigendera ushyingurwe mu cyubahiro. Mu kuza gutabara polisi yaragerageje maze ikuramo igice cy'imodoka ya hoho cy'inyuma, ariko n'ubundi kabine yiza kuguma mu mazi iri kumwe n'umubiri wa nyakwigendera. Yes, ni inkuru rero iteye ubwoba, inkuru iteye agahinda mu by'ukuri. Umushoferi witwa Idrissa Mugwaneza nyine wari usanzwe atwara imodoka yo mu bwoko bwa hoho, nk'uko mwagiye mukomeza kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mushoferi Idrissa Mugwaneza yari amaze igihe kinini atwarira iyi kompanyi y'Abashinwa mu by'ukuri ikorera hariya mu karere ka Muhanga aho isanzwe ikora imihanda. Nibwo rero yaje gufata urugendo, ageze kuri Nyabarongo neza imodoka icika feri. Umushoferi agerageza kuba intwari cyane, aho yaje kwanga gukubita taxi ndetse n'indi modoka ya Coaster byari biri imbere. Ubwo yabonye ko izi modoka zitwaye ubuzima bw'abantu benshi, we akagerageza kurwana n'iyi modoka kugira ngo ayitsinde nibuze ku mukingo, kugira ngo itaza kugonga za modoka zindi zari ziri imbere. Ariko mu by'ukuri bikaza kwanga bikananirana, bikaza kurangira imodoka ihirimye ijya mu mugezi wa Nyabarongo. Birangira uyu mugezi n'ubundi uyirengeye ndetse iza no kurengerwaho n'isayo ryinshi cyane, aho polisi yagerageje kurwana nabyo n'ubundi bikaza kwanga. Hari ku itariki ya 25 z'uku kwezi, ubwo ku itariki ya 26 n'ubundi polisi yakomeje kurwana no gutabara. Biza kurangira
kurangira bazanye amamashini menshi ya ruturu kugira ngo barebe ko bavana mu imodoka ndetse n'umubiri w'uyu nyakwigendera barebe ko bawushyingura mu cyubahiro, n'ubundi biza kwanga, dore ko rero polisi yo yaje gutangaza ko ku itariki ya 26 ubutabazi yakoze yakuyemo igice cy'inyuma cy'iyihoho, ariko igice cy'imbere aricyo banakeka ko cyaba kiri mu mushoferi Idrissa Mugwaneza kikaba kiri mu mazi kugeza maginga ya Nyabarongo, ikaba itarakama kugira ngo babashe kuba bakuramo iki gice cy'imbere cy'iyihoho, ikaba ikiri mu mazi. Umuryango wa nyakwigendera kugeza n'ubu ngubu uracyari kwirirwa hafi na Nyabarongo kugira ngo mu by'ukuri barebe ko batabara umubiri wa nyakwigendera Idrissa Mugwaneza. Mu by'ukuri ni mu gihe benshi bo bakomeje gushengurwa n'iyi nkuru y'akababaro, n'iyi nkuru y'incamugongo, dore ko yewe mu by'ukuri Nyabarongo yo ikomeza kugenda ipfiramo abantu benshi uko bwije n'uko bukeye, dore ko hari n'izindi modoka zimwe na zimwe zisanzwe zigwa muri uyu mugezi. Iyi nkuru rero ikimara kugera ku mbuga nkoranyambaga yakomeje kubabaza abantu benshi cyane mu by'ukuri, dore ko abari basanzwe basabana n'uyu nyakwigendera waje kugwa muri uyu mugezi wa Nyabarongo bavuga ko uyu mugabo yari umugabo mwiza cyane kandi ugira ubuntu, aho bavuze ko ubwo weekend yageraga basabanaga n'ubundi bisanzwe mu buzima busanzwe, akaba yari umuntu mwiza cyane kandi bagatangaza ko yari umugabo ufite n'urugo mu karere ka Rusizi, dore ko no mu gutabara mu baje gutabara n'umugore we waturutse mu karere ka Rusizi yaje kugira ngo barebe ko babona umubiri wa nyakwigendera, hanyuma rero bawushyingure mu cyubahiro. N'agahinda gakomeye cyane, ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikomeza kugenda ivuna imitima ya benshi ndetse ikagomeza no kuvuna imigongo ya benshi, bitewe n'uko iyi modoka mu by'ukuri yaguye muri uyu mugezi wa Nyabarongo wuzuye, uyu mugezi ukaza gutembana uyu mugabo Idrissa Mugwaneza. Ntabwo byoroshye rero, na n'ubu polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zibishinzwe baracyari kurwana no kureba ko babona iki gice cy'imbere, ari nacyo bari gukeka ko cyaba kirimo uyu Mugwaneza Idrissa mu by'ukuri na n'ubu ngubu utaraboneka, aho isayo yamurengeye ndetse ikaza no kurengera iyi modoka nini yo mu bwoko bwaho. Ntabwo byoroshye abe na gato, ngira ngo mwagiye mubibona neza ko aho iyi modoka yagiye imanukira yagiye ihutaza buri kimwe cyose yagiye isanga mu nzira, biza kurangira yirenze maze igera mu mugezi wa Nyabarongo, ari nako guhita rero ibura muri ako kanya. Nubwo baje kubona igice cy'inyuma, baracyari mu bushakashatsi kugira ngo barebe ko n'igice cy'imbere cyaboneka ndetse n'umubiri wa nyakwigendera akareba ko waboneka. Mu gahinda kenshi cyane umuryango wa Idrissa wo ntabwo uratuza bitewe n'uko batarabona umubiri w'uwabo ngo bamushyingure mu cyubahiro mu by'ukuri, ndetse urwego rw'igihugu rwa polisi rukaba rukomeje gufata mu mugongo umuryango wa nyakwigendera. Ikindi kandi polisi y'u Rwanda n'ubundi yo igakomeza gushishikariza abashoferi ndetse n'abandi bantu bose bakoresha umuhanda kuwukoresha neza, cyane cyane kuba umushoferi agomba gutwara imodoka atanyoye ibisindisha kugira ngo bakomeze gusigasira umutekano wo mu muhanda. Rero n'ubundi uko bikomeza kugenda bihinduka cyangwa se nihagira icyahinduka bakaza kubona igice cy'imbere cyangwa se umubiri wa nyakwigendera ukaza kuboneka, n'ubundi byose turagenda tubibabwira. Cyo nakwisabira ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yose ari update ugiyumvira hano 5 kuri 5 mu ijwi ryiza ryuje cyangwa mu makuru meza bagezweho ahangaha. Mu gahinda gakomeye cyane rero, reka n'ubundi dukomeze twifurize iruhuko ridashira Mugwaneza Idrissa, kandi ikindi kandi abana asize dukomeze tubasengere kugira ngo babashe gukura neza mu by'ukuri, kuko birababaza cyane gukura abana kuba bakura batazi umubyeyi wabo. Iyi mpanuka yateye abantu benshi agahinda, ariko nta mpamvu yo guheranwa n'urupfu, kandi twese n'ubundi niyo nzira. Reka nanjye mbashimire cyane ku mwanya mwiza mwafashe mukemera kubana nanjye muri iyi nkuru mu by'ukuri iteye agahinda, inkuru y'akababaro. Mu by'ukuri rero nk'umuryango mugari w'abanyarwanda, twebwe nka Bivugwe TV icyo twababwira ni ukwihanganisha umuryango wa Idrissa usigaye mu by'ukuri, kandi tunamwifuriza kugira iruhuko ridashira kuko twese niyo nzira. Ndabashimiye cyane.